Ngaha turaje Nyagasani twitabiriye ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Umuhanga niwe uvuze ati, uramutse uhuye n'aba bantu babiri, Benedicto ndetse na Boniface, ndakubwiza ukuri, ubuzima bwawe buhita buhinduka neza. Benedicto bivuga n'ururimi rw'Ikilatini bivuga ngo benedicere, bikavuga ngo kuvuga neza, umunyamugisha. Hanyuma Boniface no muri urwo rurimi rw'Ikilatini bikavuga ngo bene facere, gukora neza. Uhuye n'umuntu uzi kuvuga neza, ukongerwaho n'undi uzi gukora neza, ubuzima bwahita buhinduka bukagenda neza. Abagabo mbi turabasuhuje, nuhura nabo nawe ubuzima bwawe buzahinduka neza. Nuhura nabo nawe uzabigane imvugo n'ingiro. Tugeze kuwa 4 w'icyumweru cya 7 cya Pasika, tariki 5 Kamena 2025, ubwo duhimbaza mutagatifu Boniface, umwepiskopi wahowe Imana, azira kwamamaza inkuru nziza, azira ibikorwa byiza. Ngo Boniface turabasuhuje, muhore mukora neza, muhore muvuga neza, ariko muhore munakora neza, bityo nawe uzahura nawe Boniface we uzamugirire neza. Boniface umuntu ukora neza. Ngaye masomo ajye gutwegereza Imana, bityo nawe aze kugufasha gukora neza igihe cyose. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, umutwe wa 22 umurongo wa 30 n'umutwe wa 23 umurongo wa 6 kugeza ku wa 10. Paulo bari bamufatiye mu ngoro y'Imana Yerusalemu. Nuko bukeye bw'uwo munsi, umugabo w'ingabo ashaka kumenya neza icyo abayahudi barega Paulo, aramubohora. Hanyuma ategeka ko abatwara heze bitambo n'inama nkuru yose baterana, azana Paulo amuhagarika imbere yabo. Paulo ngo amenye ko iryo koraniro rigizwe n'igice kimwe cy'abasaduseyi n'ikindi cy'abafarizayi, avuga aranguruye imbere y'inama nkuru ati, bavandimwe, ndi umufarizayi nkaba umwana w'abafarizayi. Icyatumye shyirwa mu rubanza, ndazira ko niringira izuka ry'abapfuye. Ngo amare kuvuga ibyo, havuka amakimbirane mu bafarizayi n'abasaduseyi, ikoraniro risubiranamo. Koko rero abasaduseyi bavuga ko nta zuka, nta mumarayika, nta na roho bibaho, naho abafarizayi bakemera ko bibaho. Haba urusaku rwinshi, bituma bamwe mu bigisha amategeko mu gice cy'abafarizayi bahaguruka, barwana ishyaka bikomeye, bagira bati, nta kibi tubona kuri uyu muntu. Mbese none roho yaba yaravuganye nawe cyangwa se umumarayika? Kubera ko amakimbirane yarushagaho gukomera, umugabo w'ingabo atinya ko bari butanyaguze Paulo, niko gutegeka abasirikare ngo bamanuke bamuvane hagati yabo, bamusubize mu kigo cyabo. Mu ijoro rikurikiyeho, Nyagasani abonekera Paulo aramubwira ati, komera. Uko mbere umugabo Yerusalemu, niko ugomba no kuzambera umugabo ni Roma. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 16. Mana yanjye unyiragirire, kuko ari wowe uhungiro bwanjye. Mana yanjye unyiragire, ko ari uhungiro bwanjye. Uhora ndamubwiye nti ni wowe umutegetsi wanjye. Uhoraho umunani wanjye n'umugabane wanjye, uko nzamera ni wowe ukuzi. Ndashimira Uhoraho ngira inama, ndetse na nijoro umutima wanjye urabinyibutsa. Uhoraho mparamuzirikana ubudahwema, ubwo ndi iruhande sinteze guhungabana. Nicyo gituma umutima wanjye unezerewe, amagara yanjye akamererwa neza, n'umubiri wanjye ukadendeza mu ituze. Kuko utazantererana ngo mbere kuzimu, kandi ukaba utazemera ko umuyoboke wawe gupfana. Nta mahirwe yandi nagira atari wowe, uzamenyesha inzira y'ubugingo. Hafi yawe niho haba umunezero usendereye, iburyo bwawe hakaba umudabagiro udashira. Mana yanjye unyiragire, ko ari ubuhungiro bwanjye. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohana umutwe wa 17 umurongo wa 20 kugeza ku 26. Muri icyo gihe Yezu agiye kuva kuri isi ngo asange se, yubura amaso yerekeza ku ijuru, maze asenga agira ati, si bo bonyine nsabira, ahubwo ndasabe n'abazanyemera babikesha ijambo ryabo, kugira ngo bose babe umwe. Kuko we dawe uri muri njye, nanjye nkaba muri wowe, ndasaba ko nawe ubungu umwe muri twe, kugira ngo isi yemere ko ari wowe wantumye. Kandi kuzo wampaye nanjye nararebahaye, kugira ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Mbe muri bo nawe ube muri jye, kugira ngo bagere ku bumwe bushyitse,
maze isi imenye ko wantumye kandi ko wabakunze nk'uko wankunze. Dawe, ndashaka ko aho ndi abo wampaye nabo tuhabana, kugira ngo babone ikuzo ryanjye wampaye, kuko wankunze isi itararemwa. Dawe intungane, isi ntiyakumenye ariko jye narakumenye, n'aba kandi bamenye ko ari wowe wantumye. Nabamenyesheje izina ryawe kandi nzakomeza kuribamenyesha, kugira ngo urukundo wankunze rubabemo nanjye kandi mbabemo. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi, ineza y'Imana buri munsi, urukundo rw'Imana buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, twunga ubumwe buri munsi na Kristo, twunga ubumwe n'abavandimwe buri munsi. Amasomo tujye kuzirikanaho ni amasomo aryoshye cyane, agiye kutwerekeza ku ijambo bita ubumwe, limite. Y'intego remezo tujye kuzirikanaho. Ese iwanyu mu muryango mufite ubumwe? Ese mu ishuri mufite ubumwe? Ese mu rugo rwanyu mufite ubumwe? Umugabo, umugore n'abana bonze ubumwe? Iri somo rigutambukeho kugira ngo nawe ujye urebe aho ugiye ugenda intatane. Iyo ugenda intatane ni ikimenyetso cyande cya Sekibi. Hari imigani ibiri igiye kuduherekeza. Umwe ni uw'abapagani, undi ni uw'abakristo. Reka duhere ko abapagani uze kureba niba utari muri icyo gice. Abapagani ngo baca umugani ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo. Ni n'abapagani nyine. Abo rero kenshi bagenda intatane, kandi abagenda intatane ni ikimenyetso cya Sekibi. Nuko baganira na Sekibi, nuko nyine ari babagome, ntabwo ari ba Bonifasi. Abo ngabo rero bakorana na Sekibi. Ibyo ni ibisambo. Naho umugani wa kabiri ni abantu b'abakristo, aho bavuga ngo abasangiye ukarisiya bitwa abakristo, bunga ubumwe kubera ko nyine basangiye Kristo. N'abakristo nyine ni abakristo. Ongera urebe niba uri ku ruhande rwa Bonifasi cyangwa ba Innocent. Innocent ni umuntu w'umugome, ntabwo navuze Innocent. Iyo uvuze Innocent biba ari umugira neza, ariko wavuga Innocent ni umugome, ni umuntu mubi cyane. Niba utari ku ruhande rwa Bonifasi, nyamuneka please garuka mu murongo mwiza, maze nawe wunga ubumwe na Kristo, wunga ubumwe n'abavandimwe. Ngiri isomo ry'uyu munsi, niba ushaka nawe kuba uwa Kristo, wunga ubumwe n'abandi, wunga ubumwe na Kristo. Isomo rya mbere turi kuzirikana, tumaze iminsi tubona Pawulo akora ingendo, ubwo yari amaze gusezera ku bayoboke b'Imana bari Efezi, ababwira ko agiye Yerusalemu. Uyu munsi turamwumva ari Yerusalemu, ariko bakaba bamufashe kubera ishyari, ubugome, ubugambanyi, umwiryane. Turumva rero abayahudi bari gusubiranamo cya kimenyetso nyine tuvuze haruguru cya Sekibi, cy'abantu bagira amakimbirane, amatiku, irondakoko, irondadini, abafarisayo n'abasaduseyi. Ibyo bice birunze aho ngaho ni ikimenyetso cya Sekibi. Ngabo bagiye gukorana kuri Pawulo, bashaka uburyo bagenda bamutanyaguza. Ariko Pawulo araza gukoresha imvugo nanone ikomeza kubavanga, imvugo y'izuka. Nuko abasaduseyi ngo batemera izuka, batangira gusubiramo n'abafarisayo, kuko abafarisayo byibuze barabyemeraga. Nuko rero turabona ikoraniro ry'ibyamwa mahari. Ikimenyetso cya Sekibi nuko abantu batumvikana, ntibumvikane ku by'Imana, yewe n'ibyabo ntibabashe kubyumvikanaho kuko bibasiwe nande na Sekibi. Turabona Pawulo wunze ubumwe n'Imana, akomezwa n'Imana, ubwo Imana imwihishuriye ikamukomeza, ikamubonekera, ikamuha amagambo y'ihumure ko nyine yunze ubumwe n'Imana. Imana yamubwira iti Pawulo komera, uko ambera umugabo i Yerusalemu aba nako uzambera umugabo i Roma. Amen. Turabizi Pawulo avuye Yerusalemu ni nk'aho avuye ku isoko y'ukwemera, agiye kugana i Roma mu gihe cy'amategeko. Bagiye kumucira urubanza mu rukiko i Roma. Nyine bizarangira yitanze, bizarangira aho Kristo, bizarangira yunze ubumwe na Kristo wa wundi yakoreye. Ngo ubutwari bwa Pawulo kunga ubumwe na Kristo. Zaburi y'uyu munsi rero twerekeza uburyo twahungira ku Mana, kuko niho nyirizina dushobora kubaho neza. Mana njye nyiragire ko ari ubuhungiro bwanjye, guhungira ku Mana. Bityo ninizirika ku Mana, nzunga ubumwe n'Imana, nunga ubumwe n'abavandimwe. Ivanjiri y'uyu munsi irimo ubumwe. Weza agiye gusubira kwa se, agiye kubanza aca mu rupfu,
hanyuma azazuke. Ubutatu butagatifu bufatanyije umugambi wo gukiza abantu, gucungura abantu. Na niyo mpamvu Yezu tumwumva cyane cyane agaruka ku ijambo ubumwe. Ubumwe asigiye abe ko bagomba guhuza. Nyuma y'uko Yuda amaze gusohoka yigendeye, byibuze Yezu arakomakoma abasiga ati nyaboneka nimwunga ubumwe, ntihakagire ushwana n'undi, mwebwe mukomeze mube bamwe nk'uko nanjye na Data turi umwe. Amen, amen, amen. Ubumwe nibwo buzaranga abemera bose, abemera Kristo bakunga ubumwe. Twongere twibukiranye Ukarisiya. Ukarisiya basangiye Ukarisiya nyine ni abakristo bunga ubumwe, kunga ubumwe na Kristo wa wundi dusangira, ndetse no kunga ubumwe n'abavandimwe. Tuba twahuriye ku meza matagatifu, tuba twahuriye mu kiliziya, tuba twahuriye mu isengesho. Burya isengesho rikozwe ku buryo abasengana baba bunze ubumwe. Nta muyahudi ukirimo, nta mufarizayi, nta mugereki, nta muromani, bose baba bunze ubumwe kuko bose nyine baba abakristo. Nawe wongere urebe, burya intandaro y'uko mushwana nuko mudasenga. Niba musenga, ikimenyetso nta kindi ni ubumwe. Mu isengesho kongera kugira ubumwe, ubumwe bw'abana b'Imana muri Yezu Kristo. Impamvu amakimbirane akiri mu miryango yanyu, reka nyikubwire, umva ntago ari amazimwe, nuko mudasenga. Birashoboka ko harimo basenga abandi bagacika intege kubera ukwemera guke, abandi bagaca abandi intege. Ikimenyetso cy'isengesho rike cyo kwemera guke ni intatane, n'amakimbirane, no kurwana, nigatanya, n'ibindi bimenyetso byose bya sekibi, kwivumbura, kwivovota nabyo bitabuze. Ese muracyunze ubumwe iwanyu? Mubyeyi, ngiye kukubwira inkuru muri aka kanya. Umva, nusanga warayumvise wongere yumve kuko biryoha bisubiwemo. Nusanga utarayumva, nyaboneka please uyifate, wongere uyifate, wongere uyumve, kubera ko abantu benshi dutunzwe, narigiye kuvuga n'umugabo sekibi dutabizi, cyagiye mushwana, cyagiye mu Rwanda, cyagiye mutari kuvuga rumwe. Reka rero twumve impamvu sekibi akomeza gutembera iwacu. Iyi nkuru yumve, wongere uyumve. Nusanga warayumvise, wongere uyumve, ntacyo bitwaye kuko Yezu Kristo ashaka ko twunga ubumwe buri gihe, tukaba bamwe kugira ngo tugane ku Mana. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umugabo yari afite abana batatu, abana batatu batumvikana. Aho umwe aciye undi agahacisha umuriro. Nirinze kuvuga umupanga, umuhoro, reka nabyo bivuge kuko nta mahoro nyine bari bafite. Uwo mugabo ariko akabazwa nuko ari umuntu w'Imana, bya bindi yuko wa mubyeyi ushobora kubyara umwana w'umugome kandi wowe uri Boniface. Kandi byaba ngo se nyine yarakize, nuko bagacunga igihe se azapfira kugira ngo nyine basaruze umutungo we. Se yarakize, babana bakomeza kubicunga, baracunga. Umwe yakoraga ku buryo ari inshuti ya se, kandi se yari inshuti ya bose, gusa bo ntibunga umwe hagati yabo, akarabuza uburyo yabahuza. Nuko umwe akibwira ati, ubwo papa afite icyumba cya zahabu, nta wundi azakira gusibye njyewe. Buri wese agahora yishyira mu makuzo, agahora yishyira mu myanya n'ibyubahiro bashyira mbere, yibwira ko ari we uzegukana cya cyumba cy'umurage, kuko buri wese yakoraga ku buryo nyine agusha se neza. Igihe kiza kugera, bya bindi by'uko ntagahora gahanze, wa mubyeyi agera cya embomate aba aritahiye. Ngo akaba mbere yo gutaha yaragiye atumaho umwe akamuhereza umurage. Nuko ngo abo bana buri wese umwe atazi iby'undi, ngo se abahereza urufunguzo, buri wese urufunguzo. Nuko umwe yibwira ko ari uzafungura cya cyumba kirimo ibiryo, akagifungura, ubundi byibuze agafungura, akazafungurira n'abandi. Bose si bo barose bavuye kwirimbi kujya gushyingura guherekeza se. Ngaho fora uburyo birutse, wenda bakaza no guhurirayo, bagahuragurana, buri wese agiye gukingura cya cyumba cyari kirimo zahabu. Nuko umwana w'umuhereza aribwira ati, buriya ninjye papa yakundaga, kubera ko akenshi abana b'abaherezi bakunda guteta. Nuko arirukanka aba uwa mbere mu gufungura. Ageze ku irembo, asanga urufunguzo rwo ku irembo arushyizemo, byanga gukinguka. Asubira n'agahinda kenshi, hato hataza kugira umubona ko yakinguye bikanga. Nuko ariruka, hakurikiraho ikiro nafura, nawe araza arakingura ya porutaye, rwa rugi runini hahandi ku irembo, nawe ntibyakingura. Nuko nawe arirukanka kugira ngo abandi bataza kubona ko yakozwe n'ikimwaro n'isoni. Haza uwa gatatu imfura, irakingura. Iyo ikinguye porutaye irakinguka. Hanyuma igeze imbere ku
ku rugi rwakinguraga muri salo ntibyakinguka. Abura uko yabigenza, atangira kwivovota no kwivumbura. Afata icyemezo cy'uko nawe agiye gukizwa n'amaguru, ubona ahita akinga rwa rugi n'ubundi yari akinguye arigendera. Babana umwe akomeza kugenda yivovotera mu mutima, umwe iwe undi iwe, inzara irabica, inzara irabakubita, barababara cyane barabisha. Nibwo umwe nanone agiye kwa nyirarume, aramusanga ati papa yampenze ubwenge, yansigiye urufunguzo rwa baringa, ntakirimo, ndarukingura hahandi yavuze nzasanga ibyo kurya, nzasanga za zahabu ntibiri gukinguka. N'uwa kabiri nawe azabwira nyirarume ati nanjye ntibiri gukinguka. N'uwa gatatu rero nuko ati papa rwose yaduhenze ubwenge, ntacyo yigeze asigira, yarambeshya ngo yandaze umurage ngo nzafungure ahantu hari ubukungu, none nibiyankoreye. Babana barabisha. Nyirarume Embomate umunsi umwe ngo aza kubahuza. Nyuma yo kubigisha nuko arababwira ati muze tujyane. Nuko kwa kundi uko bagiye bafungura, uhereye ku muhererezi ugahakurikiraho cyo nafura hakurikiraho imfura, Nyirarume arababwira ati noneho reka duhere ku mfura ikingure ubundi murebe. Imfura ikingura portaye, urugi runini rwo kwirembo, hakurikiraho cyo nafura nayo ikingura urugi rwo kuri salo. Hanyuma umuhererezi niyo rufite urufunguzo rwa rundi rwaruriyemo ubukungu bukomeye cyane, kandi rwa zahabu nawe arakingura. Umaze gukingura koko naraho barazibona, nuko bishoboke ko Nyirarume yababwiye ati enjoy, nimuryoherwe rwose, ubundi uko basha mwimareyo. Nyuma yuko bamaze gufungura cya cyumba cyari kirimo zahabu, rwa rufunguzo rwo hari ibiryo, nuko Nyirarume ngo bahereza amasomo agera muri 4, hato batazongera kuburara kubera umwijyane wabo, kubera ubugome bwabo, kubera urwangano rwabo, maze abaha amasomo anakurikira. Mwabana mwe, guhera umenye ko muri magirirane nta kimwe yakora atari kumwe n'undi, nta kimwe ushobora kwimarira undi adahari. Icya kabiri mwabana mwe, nimushyira hamwe mwese uko muri batatu muzabaho neza, ntacyo muzakena, muzamererwa neza. Uko umwe ashobora gukingura urugi rumwe ntakingura urundi, niko nimudashyira hamwe hari ibyo mutazageraho. Umwe azagera kuri bimwe, undi agere ku bindi, ariko ntibizatumbagira ngo bigwire ngo bigere hose. Uko izi mfunguzo umwe atari gukingura undi atamukiguriye, umwe atari kugera kuri za undi atabishatse, niko namwe ntacyo mushobora kugeraho niba mudashyize hamwe. Icya gatatu, umwe nareka undi akamufasha, nibwo muzamagirane, muzamererwa neza, ngo urukundo. Icya nyuma bana banjye, nta kizabanana nimushyira hamwe, nta rugi ruzanga gukinguka nimushyira hamwe, nta muryango n'umuzanga gukinguka nimushyira hamwe. Muzakingura umuryango w'icyumba kirimo ubukire nimushyira hamwe. Ngiri ibanga ry'inzu, ngiri ibanga ry'urugo, ngiri ibanga ry'igihugu, no gushyira hamwe nta mwijyane. Ibyo ni mubikora, ubutatu bwanyu buzabageza heza, mwunze ubumwe, muri hamwe, mukora neza, nuko ubuzima bwanyu buzagende neza, muzakomeze mushyira hamwe, mwungu ubumwe buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumukora Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.